Nyiriwe neza mwaramutse akanizere ko we mukunzi w'ikiganiro Sky Show umeze neza cyane, umeze neza ko buri kimwe cyose kiri kugenda fresh, buri kimwe cyose uri gukora kiri kugenda neza. Uyu munsi turi tariki 30 Mutarama 2025, aho tugiye kugaruka muri update z'uyu munsi zigiye zitandukanye, aho tugiye kugaruka kuri zino update zirimo ziravugwa cyangwa se zirimo ziravugwa muri Kivu ya ruguru. Akaba harimo hararangwayo ngo umutekano nyuma yuko hari hamaze iminsi harimo harashyamirana umutwe witwaje intwaro n'ingabo za leta za FARDC. Uwo undi mutwe ni umutwe wa M23 cyangwa se M23, aho navuga ngo ubu ari wo urimo urakontorora umujyi wa Goma, aho hari amakuru arimo aravugwa yuko kuva ngo bafata umujyi cyangwa se kuva bakigabiza uriya mujyi ati haje kuba harangwa n'amahoro ndetse n'ituze ryinshi cyane. So rero ku munsi w'ejo amakuru yiriweho nuko ngo haje kwirirwa amakuru yo kuba harenjiye cyangwa se haragaragaye abacancuro binjira ku mupaka, nabo baje bahungiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo babone ubuhungiro. So rero barakiriwe ndetse babasha kuba baba protector mu buryo bwo kuba bava ku mupaka w'i Rubavu ndetse bakaba bagera ku kibuga cy'indege aho buri wese yagombaga kuba yafata imujyana. So rero navuga ni igikorwa cyagaragaje yuko nta rwango ruri mu Rwanda ndetse u Rwanda rwiteguye gufasha impunzi zose zaturuka muri DRC mu gihe rwirengagije ikiba kiri buturukeyo cyose, cyangwa se haba amakuru aturuka mu buyobozi bwaho aho buhora bushinja u Rwanda kuba rwafasha M23, kandi bakaba barabuze fact cyangwa se n'u Rwanda narwo rukaba rubyihakana rwivuye inyuma cyane yuko n'ibyo barushinja cyangwa se n'ibyo baruvugaho babuze ikibyemeza cyane yuko nta n'igihari. So rero kuri uno munsi nibwo haje kuba haramuka izindi update cyangwa se haje kuba haboneka izindi nkuru zigenda zitandukanye, cyane cyane kwirimo iravugwa cyane kuri perezida wa Africa, South Africa, perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa, aho yagiye agaragaraho utuntu tutari twiza cyangwa se utuntu tutari ubunyangamugayo cyangwa se ubunyamwuga, aho byagiye bigaragara yuko hari ibintu yatandukiriye cyangwa se yatandukiriye mu gihe arimo araganira na perezida we, akagira ibyo ashyira hanze bihabanyije n'ibyo yaganiriye na perezida wacu w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. So rero ari inkuru yabyutse iri trend yindi ni y'uburyo bw'amashusho cyangwa se amavideo yafashwe mu mujyi wa Goma bigaragaza M23 iri muri control cyangwa se bigaragaza ko hari ituze ryinshi cyane. So rero kambanyure mu nkuru zabyutse zitrendinga kugira ngo se tugende tumenya ngo byifashe gute hirya no hino. So inkuru yatangiye ivuga ni perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaye abayobozi ba Afurika y'Epfo cyane cyane perezida Cyril Ramaphosa kubera ko yagoretse amakuru y'ibiganiro bagiranye kuri telefone ku birebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rubuga rwa X, ubwo ni urubuga rwa Twitter, mu masaha ashize Kagame yavuze ko yagiranye ikiganiro na mugenzi we inshuro ebyiri kuri telefone, ariko agatungurwa no kubona yashyize mu mbuga nkoranyambaga ibintu bitandukanye n'amakuru mamo ndetse n'ibyo baganiriye. Kagame asubiza inyandiko ndende ya mugenzi we Cyril Ramaphosa kuri X. Yagize ati: muri iki cyumweru nagiranye ibiganiro bibiri na perezida Ramaphosa ku birimo kubera mu burasirazuba bwa DRC, ndetse n'uyu munsi twavuganye ibyavuzwe mu binyamakuru ku birebana n'ibiganiro tumaze kugirana.
byaba birebana n'ibiganiro tumaze kugirana, byaba ibyavuzwe n'abayobozi bo muri Afurika y'Epfo na Perezida Ramaphosa ubwe, harimo kugoreka amakuru gukomeye, kwibasira ndetse n'ibinyoma. Niba amagambo ashobora guhindurwa bigeze aha akava mu kiganiro gisanzwe akagirwa itangazo rikomeye bifitiye icyo bisobanuye ku bijyanye n'uburyo ibibazo bikomeye biri kwitabwaho. So rero iyi ni imvugo, navuga ngo iyi ni imvugo cyangwa se ni ikintu cyerekana yuko byanga byakunda hano harimo ikibazo kindi kibyihishe inyuma, cyangwa se harimo ukundi gufatanye kugaragaza yuko hari akantu k'urwango hagati y'umuperezida n'undi, kuko ibi bintu nimba bishobora kuba wenda turebe ku yindi sayidi, tuve kuri sayidi wenda ya nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame ndetse na nyakubahwa perezida Cyril Ramaphosa akaba ayobora South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Turebye ku zindi sayidi zijyanye na politiki cyangwa se zijyanye n'umubano runaka, kuba waganira n'umuntu ikintu nyuma akaza kugihinduraho akagishyira mu yindi mvugo ye ndetse itabasha nawe kugushimisha, byanga byakunda nimba ari ku rwego rw'igihugu, uwo muntu ntabwo yaba akunda igihugu cyawe. Aba ari inshuti yawe, uwo muntu ntabwo yaba ari inshuti yawe, kuko hari ibyo yagoretse kandi nawe ushobora kubona yuko ibyo bintu ari ibintu biri buze kuba byakimpekita mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So rero iki ni igikorwa cyanenzwe cyane na perezida wacu Paul Kagame, aho byaje kugaragara yuko kabisa ibi bintu nyine bitari bikwiye kuba wagirana n'umuntu ikiganiro kuri telefone then ukaza kuba wowe wajya kuvuga habanye n'ibyo mwaganiriye, wowe ukajya gutwitinga ibyo navuga ngo wishakiye kandi nanone bitari buze kunezeza mugenzi wawe. So rero ni ikintu cyanenzwe cyane na nyakubahwa perezida Paul Kagame, aho navuga ngo perezida wa South Africa no kunengwa cyane kuko nta bunyamwuga burimo mu byo yatangaje. So rero indi nkuru ni inkuru ivuga Igoma, umujyi uheruka gufatwa n'umutwe wa M23 kuri ubu ngubu umutekano wagarutse ndetse nta rusaku rw'amasasu rucyumvikana muri uriya mujyi wa Goma. Akanyamuneza ni kose ku baturage bakomeje kwishimira uburyo bacungiwe umutekano n'abasirikare ba M23 b'abanyamwuga, aho batikanga ko bashobora kwamburwa cyangwa kubahohotera nk'uko byagendaga ku ngabo za FARDC n'imitwe yitwaje intwaro. Ariko njye hari ikintu njye nibaza, nk'ubu nimba uri umusirikare cyangwa se ushinzwe umutekano w'abaturage akaba ari uwuhungabanya, ubundi iyo titire uba ufite ni iyawe cyangwa se aho gatatu tugomba kuguha titire n'iy'ibisambo, kuko ndumva ariyo yaba ikwiye kuba wahabwa, kubera ko kugira ngo witwe umusirikare w'umwenegihugu ni uko ugomba kuba warinda abenegihugu, ukabaha umutekano ndetse ukanawubarindira. So rero kanizere ko update yazuye uyu munsi nizo twari duhagaze kuri Sky TV show, ubundi izindi update ko ziri ugenda zisohoka ndagenda nzibaha pole. So kanizere ko mumeze neza kandi ko turibuze kubana mu zindi update zigiye zitandukanye, katuze kubana mu zindi update zigiye zitandukanye. Wowe wankurikiye ndagushimira cyane. Ciao ciao.